Reka baramutse mwese bavandimwe mwamaze kugera ku murongo, dushimira n'Imana umwanya mwiza ikomeje kuduha wo kwegerana nayo ikoresheje ijambo ryayo. Mu by'ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Mbere yuko tuganira rero byinshi byo mu ijambo ry'Imana, reka tubanze twishyire imbere yayo dusenge. Data wa twese uhoraho uri mu ijuru, Mwami wacu turagushimye cyane, tugushimiye imbabazi n'ubuntu ukomeje kutugirira. Duhaye umwanya mwiza wo kwegerana nawe ukoresheje ijambo ryawe, ngaho turagusabye ngo ritugireho ububasha, imbaraga y'umwuka wera inetesha imitima yacu ibe nk'ubutaka bwiza bukwiriye ijambo ryawe, kugira ngo ijambo ryawe rituyobore mu bushake bwawe, dukorane n'ubushake bwawe, nuhishurwa tuzakubone mu bwiza bwawe. Ngaho komeza utuyobore, kandi imbaraga yera iherekeza ijambo ryawe mu mitima y'abumva, tubigusabiye mu izina rya Yesu, amen. Kuko twari tumaze kubabwira, tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Tugiye gufatanya kuganira ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Umuhire Wesire. Rero tugiye kuganirira hamwe ijambo ritubwira ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Kandi birumvikana koko ntabwo wajya gusarura amasaka aho wateye intusi, oya kirazira, ahubwo ibyo wabibye mu murima wawe byanga bikunze na nibyo ujya gushakiraho umusaruro. Iyo umuntu afite umurima akawuhinga kandi akawuhinga nabi, ntabwo ari igitangaza, wa murima urarumba, kandi iyo urumbye n'ubundi ntategereza umusaruro. Niyo mpamvu biba bisaba kugenzura umurima ugiye guhingamo, ukagenzura imbuto ugiye gutera. Ndetse iyo witegereje amagambo yanditse muri Yesaya igice cya 5 uhereye ku murongo wa mbere, hatubwira neza ko iyo umuntu abibye biba bisaba kwitegereza umurima akawutunganya. Nyuma y'uko atunganije umurima akagenzura n'imbuto agiye kuwuteramo ko imbuto yabisa neza cyangwa izatanga umusaruro hakurikijwe ubutaka agiye kuyihingamo. Uyu murongo uravuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu. Umukunzi wanjye yari afite urutoke rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ni ahantu heza cyane, ku buryo bavuze ngo ni ku musozi ariko watoranijwe utagaragaza ko warumba. Ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Birumvikana ko yegereye abasanzwe bazi ibijyaniranye n'imbuto, yegereye abasanzwe bazi neza iby'ubutaka, ndetse bitewe n'icyizere yari yifitemo akurikije umurima yahinze, agakurikiza imbuto yateye. Haranditse ngo aruteramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina, nuko yiringiraga ko ruzera imizabibu ariko rwera indibu. Wenda tutagendeye ku musaruro wavuyemo, ikibazo ni ukubona umuntu agiye guhinga atabanje kugenzura umurima we, cyangwa se akanawuhinga nabi. Hirya yo kuwuhinga nabi, ashobora kutanagenzura imbuto agiye gutera muri wa murima. Ibyo byose bishobora kuzamuzanira ikirumbu. Iyo dusomye mu gitabo cya Matayo, kijya kitubwira umubibyi wabibye ariko abiba imbuto ze ahantu hatandukanye. Iyo urebye neza muri Matayo usanga uyu muhinzi yarabibye mu mirima 4, kandi iyi mirima uko ari 4 yose yagiye itanga imisaruro itandukanye. Ni muri Matayo igice cya 13, imbuto zimwe yazibibye mu nzira, inyoni zirazitoragura. Izindi mbuto yazibibye ku kara, ntabwo zashoboye gukura kuko hari urutare. Izindi yazibibye mu mahwa, zikurana na ya mahwa, amahwa araziniga. Izindi yazibibye mu butaka bwiza. Aha ni ahantu 4 uyu muhinzi yashoboye kubiba imbuto ze.
kandi imirimo 3 yararumbye. Ahantu yagerageje kubona umusaruro ni mu murima wa 4. Ikibazo ni uko warumbije nta munezero ajya agira. Muri iyi mirimo 3 ntabwo uyu mubibyi yigeze anezerwa, kuko umurima wa mbere yabuze imbuto kuko yahinze mu nzira, umurima wa 2 abura imbuto kuko yahinze ku kara, imbuto ziburaho zifata, imizi iburaho ifata kubera ko hari ku rutare. Umurima wa 3 wari urimo amahwa, apfa gutera atabanje kurandura ya mahwa, amahwa akuze akurana na za mbuto, n'ubundi abura umusaruro, abona umusaruro gusa mu murima wa 4. Iri ni ijambo rikomeye cyane, kuko guhinga ukarumbya binganya no kubyara ukarera nabi, amaherezo n'ubundi ukazarumbya umwana. Kuko mu gitabo cy'imigani, uyu mubabaro umuhinzi ajya agira iyo yarumbije, bawugaragaje neza ko ari wo umubyeyi ajya agira iyo yarumbije abana. Mu gitabo cy'imigani igice cya 17 umurongo wa 21 haranditse ngo ubyaye umupfapfa aba yiteye agahinda, kandi se w'umupfapfa nta munezero agira. Iri jambo rirakomeye. Nta muntu ubaho ku isi ujya wifuza kubyara umupfapfa, kuko iyo ubyaye umupfapfa uba ubyaye agahinda. Mu buzima bwawe nta munezero uba uteze kuzagira. Ariko se wakwifuza kubyara agahinda koko? Ni ikibazo gikomeye. Ndetse aha hatwereka neza ko burya kubyara no kurera ni ibintu bitandukanye, kandi kugira ngo ubyare ubusabwa kwitegura umurimo wa 2 ari nawo ukomeye. Kandi mbere y'uko ubyara burya wari ukwiriye kubanza kwitega ngo mbese nimbyara nzabyara iki? Wongiye kubyara azaza ameze ate? Azamfasha iki? Azamarira iki abandi? Mwisa azahakora iki? Kuko abantu benshi iyo batabitekereje babyara abana bo kubera abandi umutwaro. Mwisi bakaba ari ikibazo, akaba ari umuvumo kuri rubanda, kandi mu by'ukuri adasize n'abamubyaye, kuko abamubyaye nabo ugereranije uko ibitabo bitubwira baba bafite ikibazo kinini. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa mbere, paje yaho ya 86 hatubwira ijambo rikomeye ritubwira ko burya iyo umuntu yabyaye kandi akaba yarabyaye umupfapfa, icyambere ahura nacyo ijambo ry'Imana ritubwira nuko ahura n'ingaruka ziteye ubwoba bw'ako kaga yabyaye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ngo iyo yareze nabi nta nubwo biba bizagarukira muri ubu buzima busanzwe ngo bamunige, bamusuzugure, mbese ye kugira icyo ageraho, ahorana intimba n'umubabaro mu mibereho ye yose. Oya, ntabwo bigarukiraho, ngo ahubwo azajyanwa no mu rubanza ngo ajye kuryozwa uburere yahaye abo yabyaye. Burya rero koko ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Iyo ureze nabi byanga bikunze ingaruka y'uburere bwawe iragaragara. Niyo mpamvu hano banditse ngo la malédiction retombera certainement sur les parents infidèles. Nta kabuza umuvumo uzamanukira ababyeyi bakiraniwe. Ubwo aha bavuze ngo bakiraniwe, birumvikana ko bashobora kuba barakiraniwe mu kubyara cyangwa se bakaba barakiraniwe mu kurera. Aha hombi hashobora guturuka ikibazo. Ukibaza utese aba bantu bakiraniwe mu kubyara cyangwa bakiraniwe mu kurera? Iyo wakiraniwe mu kubyara ni ikibazo, waba warakiraniwe mu kurera nabwo ni ikindi kibazo. Ariko harakomeje hati non seulement il récoltera ici-bas ce qu'ils auront semé, mais il leur sera demandé compte au jour du jugement de leur infidélité.
ntabwo bazasarurira muri ubu buzima cyangwa muri iyi si ibyo babibye gusa, kuko umuntu azasarura icyo yabibye muri ubu buzima. Muri iyi si ntabwo bazasaruriramo gusa imbuto babibye, mais il sera demandé compte au jour du jugement de leur infidélité, ahubwo bazajyanwa no mu rubanza bajye gusobanura ibyo gukiranirwa bakoze. Harakomeje hati beaucoup d'enfants se leveront en son jour-là, kuri uwo munsi w'urubanza abana benshi bazahaguruka, et condamneront leurs parents parce qu'ils n'auraient pas corrigé et les rendre responsables de leur perte. Hano hati kuri uwo munsi w'urubanza abana benshi bazahaguruka kandi bazaciraho iteka ababyeyi babo, babarege ko batigeze babakosora, maze bababwire bati nimwe nyirabayazana wo kurimbuka kwacu. Harakomeje hati l'amour aveugle des parents, urukundo rw'ababyeyi ruhumye. Ibi ngibi byagiye bigaragara rwose kuri nko ku rubyaro rwa Eli mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi, hatubwira ko bene Eli bari ibigoryi. Ni nako Bibiliya ivuga, bakuze nabi, bavutse nabi, bakura nabi, barerwa nabi, ndetse ngo uburere bahawe ngo ababyeyi babo bajyaga batekereza yuko batabaha ibihano, batabakosora, ngo kuko batekerezaga yuko ibibi bari kugenda bakora ngo bizajya byikosora uko ibihe bihaye ibindi, ngo kuko Eli yajyaga avuga ati ntabwo abana banjye baracyari bato, nta wabakosora, nta wabaha ibihano. Mu by'ukuri uko iminsi yabo izajya igenda izamuka, ni nako ingeso n'imico byabo bizajya birakosoka. Icyo byaje kubaviramo, iyo usomye urwa mbere rwa Samweli, abo bana bakuze nabi, bibaviramo kuba ibigoryi, bibaviramo kuba umuvumo n'umutwaro ku babyeyi babo, ndetse nibo bagombaga kwita ku isanduku y'Imana. Ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo igihe cyarageze banyagwa umurimo w'Imana kandi baragombaga gusimbura se ku butambyi. Mu gice cya kabiri mu by'ukuri aya magambo ateye ubwoba. Ku murongo wa 12 haranditse ngo ibyaha bya bene Eli b'abatambyi. Byumvikane ko aba bana bari bafite inshingano mu mirimo yera, ariko uburere bahawe kuba batarakosowe byabagizeho ingaruka ziteye ubwoba, kandi ntago zagarukiye ntago zagarukiye kuri bo gusa, cyangwa se ngo zigere no kubababyaye gusa, ahubwo ingaruka zaragiye zigera no ku Bisirayeli bose muri rusange, ku buryo natwe muri iyi minsi yacu tujya dusoma ibyababayeho bikatubera kabarore, kuko haranditse ati kandi bene Eli bari ibigoryi. Niryo jambo rya mbere batangiriyeho, bene Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Kandi abo batambye uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu bwari ubu: umuntu wese iyo yatambaga igitambo, umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama, afite inyama yaruza icyuma cy'ingobe 3, akagitikura mu isafuriya cyangwa mu ibirika cyangwa mu nkono ivuga cyangwa mu nkono. Ikintu cyose icyo cyuma cyajaburaga nicyo umutambyi yendaga. Uko niko bagenzaga Abisirayeli bose babaga bagiye i Shilo gutamba. Muri kumva ko inyifato y'aba bana yari mbi cyane. Iyo usomye ku murongo wa 22 haranditse ngo kandi icyo gihe Eli yarageze mu zabukuru, yumva iby'abahungu bakoreraga Abisirayeli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga mu muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati ni iki gituma mukora bene ibyo bana banjye? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Reka bana banjye ibyo numva bavuga si byiza. Aya magambo mu by'ukuri yaratangiye guhana no gucyaha, ngo ariko ngo yabikoranaga urutebwe, ntabwo yabishyizemo imbaraga. Ngo yajyaga yizera ngo nubwo abana banjye bafite imico n'ingeso bibi, ngo ariko baracyari batoya, ngo ko ibihe bihaye ibindi, ngo abana banjye niko bazagenda barazamuka. Iki ni ikibazo giteye ubwoba, kuko bene Eli
bageze igihe bitwara nabi cyane, kugeza n'ubwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo abantu badacyaha ibyaha nk'uko Eli yagiye yitwara, ngo bazagerwaho n'ingaruka ziteye ubwoba. Ziteye ubwoba, ngo kuko hakurikijwe amategeko dufite mu muryango, hakurikijwe amategeko dufite cyangwa se ubutware dufite mu itorero, ngo dukwiriye guciraho iteka ibibi, dukwiriye gukosora, dukwiriye kugira inshingano zijyaniranye no kurera, duha abo mu itorero cyangwa duha abo twabyaye, ngo ariko nibiramuka bibaye gutyo, ngo ahubwo ntabwo bizagarukira kuri twebwe gusa, abana bacu bazangirika, itorero rizahura n'ibibazo, ngo kandi amaherezo ngo tuzabijyanirwa no mu rukiko, ngo tujye kuryozwa uburyo twagiye tuyobora amatorero cyangwa se uburyo twagiye turarera imiryango yacu. Bavandimwe, inshuti bakundwa, niba dushaka kuzagira imiryango mizima, niba twifuza kuzagira abana bafite imico myiza kandi bubaha Imana, birumvikana ko hari imyiteguro ikwiriye gukorwa. Hari imyiteguro ikwiriye gukorwa, kuko hano batubwiye ko abana benshi bazagira ikibazo kandi bazarega ababyeyi babo ku munsi w'amateka, ku buryo bavuze hano ngo l'amour aveugle des parents et l'indigence coupable les amène à excuser les fautes de leurs enfants et non pas les corriger. Urukundo ruhumye rw'ababyeyi no kutagira icyo bitaho bituma ababyeyi bajya batsindishiriza ibyaha by'abana babo nka Eli, bityo ntibabakosore. De cette façon ceci sera perdu. Niyo mpamvu rwose aba bana bazazimira cyangwa bazarimbuka. Ere risale tombera sur les parents infidèles. Nyamara ntibizagarukiraho amaraso y'abo bana barimbutse cyangwa bazimiye azaryozwa ababyeyi bababyaye. Niyo mpamvu kubyara birategurwa, kurera bishyirwamo imbaraga nyinshi cyane, kuko ugomba kwitegura kubyara, kandi kwitegura kubyara bigizwe n'ibintu bibiri by'ingenzi, nubwo ari byinshi ariko iby'ingenzi, icya mbere, mbere y'uko ubyara usabwa kwitegura, usabwa kubitegura. Ndetse mu gitabo bise bakunze kwita Ijuru Rito, banditsemo amagambo akomeye, baravuga ngo le père aussi bien que la mère est responsable de l'éducation de l'enfant. Mu by'ukuri ngo ababyeyi cyangwa se abagabo kimwe n'abagore bazaryozwa uburere bagiye baha abana babo. Dès le départ, il est essentiel que tous deux se préparent soigneusement et comportement. Hano hati mbere yuko umwe asanga mugenzi we, mbere yuko bashyingiranwa bombi, ni ingenzi rwose ko babanza kwitegura babyitondeye kandi mu buryo bwuzuye. Avant d'envisager d'être parents, mbere yuko bitwa ababyeyi, bamaze kubona abana, les hommes et les femmes devraient s'informer de la loi relative à la croissance. Aba babyeyi bombi, abagabo n'abagore, bakwiriye kwiga ibijyaniranye n'amategeko y'imikurire. Hari imikurire y'umwana mu nda, hari imikurire y'umwana amaze kugera hanze. Ayo mategeko bakwiriye kuyiga, kugeza ubwo bavuze ngo bakwiriye kwiga la physiologie, l'hygiène, l'influence prénatale, héréditaire et vêtements. Mbese bavuze byinshi, baravuga bati bakwiriye kwiga amategeko agenga impagarike, bakwiriye kwiga amategeko agenga isuku, bakwiriye kwiga amategeko ya mbere yo kubyara, ibyo bise l'influence prénatale. Mbese mbere yuko babyara birakwiriye ko ngo nabyo babyitegura, bakitegura mu mirire, bakitegura mu myitwarire, kugira ngo nubwo uwo mubyeyi atari yasama, ariko byibura ikibanza kigiye kubakwamo iyo nda izavamo uwo mwana nacyo gikwiriye gutegurwa, kuko birakwiriye ko umwana yubakirwa indemano, akubakirwa imico,
akubakirwa n'ihererekanyamurage kugira ngo byibura ihererekanyamurage uko rizaza rimeze kose umubyeyi cyangwa se umwana azabe yiteguye guhangana naryo. Kuko mu gitabo nyine kino baranditse bati les enfants qui ont grandi ainsi dans l'indiscipline, abana bagiye bakura batyo mu kubura uburere tout à apprendre lorsqu'ils deviennent disciples du Christ. Hano hati abo bana bagiye bakura gutyo mu kubura uburere, burya bakwiriye kwiga twose igihe bamaze kuba abigishwa ba Kristo. Toute leur expérience religieuse est affectée par leur éducation, kuko inararibonye yose y'iby'umwuka bazashobora kugerageza izagira gongana n'uburere bahawe. On verra souvent reparaître la même volonté personnelle, niyo mpamvu uzajya ubona umuntu yadukanye ubushake bwe ku giti cye, la même manque de renoncement, mu by'ukuri ubone abuze kwitanga, la même impatience en cas de reproche, nujya kumucyaha mu by'ukuri ubona abuze kwihangana, ngo ariko ibi byose bizajya bikomoka kuko yavutse, bikomoke kuko yaremwe, kuko yarezwe. Birumvikana ko imico y'uyu mwana, indemano ye ndetse n'ihererekanyamurage rye bikwiriye kubakwa neza kugira ngo wa mwana ubuzima azanyuramo buzabe bufite igishyigikizo. Uko baravuze ngo irizo le même égoïsme, la même incapacité à la recherche le conseil d'autrui. Hano hati umwana warezwe nabi azajya akunda kugaragaza kwikunda kwinshi, agaragaze kudakenera inama z'abandi, la même indolence, agaragaza ubunebwe no kutagira icyo yitaho, la même tendance à fuir les responsabilités, azajya agaragaza umwuka wo gushaka guhunga inshingano. Ngo kandi ibi byose bizajya bikomoka ku burere ababyeyi bagiye baraha abana babo. Niyo mpamvu iyo mu by'ukuri umuntu ashaka kuzabyara, mbere yuko asama akwiriye kubanza kubitegura byibura amezi 3 ya mbere yuko asama, akwiriye kuba afite imirire iri ku murongo, kugira ngo aho uwo mwana agiye kuzicara, aho agiye kuzakurira mu gihe cy'amezi 9 habe haramaze gutegurwa. Kandi icya kabiri nuko iyo umwana amaze kugera mu nda agira ibyo bita col ambrème, ni imiheha imuhuza n'umubyeyi. Aha rero naho haba hari inzira ndende, kuko iyi miheha imuhuza n'umubyeyi, ibyo umubyeyi yatekereje, ibyo ariye, burya uwo mwana nibyo yonka, nibyo bimukuza, bikagenda bikarema ingingo ze, bikarema ibitekerezo bye, bikubaka imico ye, ku buryo igihe wa mwana yamaze muri ya mezi 9 ndetse na mbere yaho, iyo mico n'iyo ndemano umwana arabivukana, hakiyongeraho n'ihererekanyamurage ry'imiryango akomokamo. Rero niyo mpamvu niyo umubyeyi atwite, burya uburezi butangira kare. Niyo umubyeyi atwite agomba kumenya indyo yuzuye azajya aragaburira umwana. Mbese ukamenya ngo umubyeyi utwite akwiriye kurya ibiki, mbese akwiriye kwitwara te, akwiriye kugira iyihe suku, akwiriye kumenya ko akwiriye kugira iyihe mico, kuko iyo mico iraromboreza ikanyura muri ya miheha imuhuza na wa mwana, kandi umwana akonka imico nyina yagize amutwite. Arakara n'ubundi ubwo burakari buragenda umwana akabwonka, bityo wa mwana akazavuka ari umunyamujinya. Ndetse niyo mpamvu ibitabo byinshi bitubwira ngo abagabo n'abagore babwirana amagambo y'ibisuti, kandi bitegura kubyara, ngo bakunda kubyara abana b'abanyamahane barizwa n'ubusa, badakenera kubana n'abandi, bananiranwa n'abandi mutwari two twose. Rero bana b'Imana, birakwiriye ko igihe cyose ugiye kwitegura kubyara urabyitegura. Umwana yamara kugera mu nda muri ayo mezi 9 agahabwa uburere butunganye. Ubwo ni ukuvuga mu mirire ibiba aha muri iki gitabo bari batubwiye ngo akwiriye kumenya avant d'envisager d'être parent, mbere yuko baba ababyeyi
ngo babone agahinja mu biganza. Les hommes et les femmes devraient s'informer de la loi relative à la croissance. Yaba umugabo n'umugore bakwiye kwiga amategeko ajyaniranye n'imikurire, kuko uko umwana azakura mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa karindwi, mu kwezi kwa 9, aho hose umwana aba akwiriye guhabwa uburere, ku buryo bavuze ngo akwiriye kwiga imikurire, mbese ibyo kurya by'amagufa, ibyo kurya by'ubwonko, kuko abazi neza ko burya umwana azabyonka ari mu nda, burya akeneye ibyo byose kubirya, akamenya ibyo kurya ingingo ze zikeneye, kandi akamenya ko atari kwigaburira wenyine, ahubwo ko ari kugaburira n'umwana uri mu nda. Akwiriye kwiga l'hygiène, akamenya amategeko agenga isuku, ibyo byose akwiriye kubimenya, akamenya amategeko agenga mbere yo kubyara, akamenya ihererekanyamurage azaha umwana, revetema, akamenya imyambaro ashobora kwambara atwite n'imyambaro yakwambara adatwite, n'ibindi byinshi. Ibi byose akwiriye kubimenya. Ariko ku rundi ruhande igitabo kiravuga ngo usibye n'ibyo, ngo n'igihe umwana amaze kuvuka, ngo akwiriye kumenya ko burya akwiriye guhabwa uburere kandi bwitondewe. Hano baravuze kuri page ya 85, n'ubundi ni igitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere, haranditse hati mon intention fut à nouveau attirer sur les conditions de la jeunesse dans les derniers jours. N'ubundi ngo nkururwa cyane bundi bushya no kwitegereza imyitwarire cyangwa se imiterere y'abasore bo muri iyi minsi y'imperuka. Le contrôle des enfants échappés aux parents. Mu by'ukuri ubugenzuzi bw'abana bwamaze kuva mu biganza by'ababyeyi, qui devrait commencer les premiers ressauts de discipliner car les enfants sont encore au berceau. Kuko aba babyeyi ngo bakagombye gutanga uburere bw'ibanze cyane cyane ku bana babo igihe abana bakiri ku kiriri. Burya ngo umwana igihe umwana amaze kugera mu biganza by'umubyeyi, igihe umwana akiri ku kiriri, burya ngo niho uburere bw'ibanze bukwiriye guhebwa. Birumvikana ko yarakurikiranywe akiri mu nda ya nyina, ararerwa, amenya indyo, amenya imyitwarire akwiriye guhabwa, cyane ko yarazi neza ko uwo mwana akwiriye gukurikiranwa kandi akarerwa. Ngo ariko igihe amaze kuvuka nabwo, ngo burya umubyeyi ntago akwiriye kurangirizaho, ngo ahubwo ngo akwiriye kumenya neza ko ubwo umwana amaze kuboneka, burya ngo akwiriye gutangira kumuha uburere akiri agahinja, akamenya n'ubundi ko agiye kumwonka, kandi amashereka agiye konka agomba kugira byinshi yubaka kuri wa mwana, yaba mu miterere, yaba mu mico, agomba kumuha icyerekezo. Page ya 588 baravuze bati para vous êtes en grande partie responsable de l'âme de vos enfants. Hano hati babyeyi burya mufite uruhare runini rw'inshingano ku bijyaniranye n'imitima y'abana banyu. Beaucoup ont négligé leurs devoirs pendant les premières années de leurs enfants. Ngo benshi bagiye birengagiza inshingano mu myaka yibanze y'abana babo, abana bakigera mu biganza by'ababyeyi bakiri ku kiriri. Ngo iyi nshingano ababyeyi benshi bagiye bayirengagiza. Lorsque ceci sera gras, ce serait assez trop pour corriger les enfants et les apprendre à ce qui est bien. Hano baravuze bati mu by'ukuri ababyeyi igihe abana bari bamaze gukura, ngo byari mbese ngo bakagombye kugenda babakosora mu makosa bakosheje, bakagenda barabigisha, babatoza kumenya ibyiza. Ariko hano baravuze ngo mais
ils auraient dû faire ce travail alors que l'enfant était au berceau. Nyamara ababyeyi ngo iyi nshingano yo gukosora, iyi nshingano yo kwigisha ngo uyu murimo ngo bakagombye kuba barawutangiye kera igihe abana bari bakiri ku kiriri. Bavandimwe nshuti bakundwa, ubwo hano baravuze ngo abana bakwiriye gukosorwa, abana bakwiriye kwigishwa bagahabwa imirimo, ariko ikibazo ngo yaba ari ukubaha icyitegererezo, yaba ari ukubakosora, yaba ari ukurema imico yabo, ngo iki kintu ngo gikwiriye gutangirwa abana bakiri ku kiriri, kuko ngo iyo ugikosoye bamaze kuba bakuru, mu by'ukuri ngo ugongana no kuba imico yabo hari ukuntu imaze gutandama, ngo kandi iyi nshingano uba warakererewe kuko uba warayikoze igihe abana bari bakivuka bakiri ku kiriri. Iyo bamaze kuvuka rero, ikindi ukwiriye kwitaho cyane ni ukurema ibyo bita resistance, kandi iyi nshingano abantu benshi ntabwo bayizi kumurinda, ahubwo inshuro nyinshi aho kugira ngo bareme mbese uburyo umwana azajya arahangana n'utugorane two mu buzima, rimwe na rimwe usanga ako gahinja benshi barakarinda imbeho, bakakarinda, mbese ugasanga baragafurebye, baragafubitse buri kantu kose, ndetse yanarira ugasanga bari gutabara buri segonda, ariko burya ngo umwana niba akiri no ku kiriri ngo tangira umuremere resistance, ubuzima bwe buzashobore guhangana n'utugorane, yaba uturwara yaba uduki, ngo umwana akwiriye kugira resistance. Rimwe na rimwe ujya ubona ukuntu umubyeyi yaba yafurebye umwana, kandi rimwe na rimwe iyi ngorane igikunda kuba ku bantu bishoboye, ugasanga baremye ibintu by'ibishuka, ibintu by'imyenda myinshi baramufurebye ngo imbeho itamukubitaho. Rimwe na rimwe n'abari mu modoka wakingura ikirahure mwicaranye ati yewe hose sigaho umwana wanjye, kandi ubwo umwana we umaze umwaka, umwana we umaze wenda amezi 7, ugasanga rimwe na rimwe babana babatishoboye baryamye hasi, bari mu byondo, mu mazi, barakubitana, akubitwa n'imbeho, naho undi bari mu kigero kimwe bangana, yafurebwe, yarinzwe utugorane, maze abo bana bagakura resistance zabo mu ngorane bagiye gucakirana nazo zitazaba zimwe, kuko burya iyo wamuremeye resistance mu buzima bwe, ibyo anyuramo biramufasha kuko ahura n'ingorane, ariko bigasanga afite uburyo impagarike ye y'urwo ruhinja yirinze ku buryo ruba ruzahangana n'ingorane ibihe byinshi. Icyo ni ikindi, kuko iyo umubyeyi amaze kubona urwo ruhinja, ikindi akwiriye kwitondera ni ukumuremera resistance kugira ngo uwo mwana utugorane ahura natwo two mu buzima azashobore guhangana natwo, ubuzima bwe bushobore kunyura muri utwo tugorane kandi bukatunyuramo mu by'ukuri umwana nta kibazo afite, umwana bigaragara ko ubuzima bwe bushoboye kugenda buranyura mu ngorane, bikaba biguhaye icyizere cy'uko no mu myaka 5, 7, 8, 10 n'ingahe azarushaho kugenda ahangana n'ingorane kandi anyura mu ngorane akazitambukamo, kandi ubuzima bwe ntacyo bubaye. Noneho ingorane iri muri iki kibazo ni uko inshuro nyinshi iyo abana bamaze kuvuka ukamurinda n'izo ngorane, uba uri kugira neza, ariko cyane cyane uzirikana ko nk'abo bana badashoboye kuvuga, abo bana bashobora kumva ariko mu by'ukuri akaba nta kimenyetso bashobora kuguha, aho mwigishiriza hambere ni mu cyitegererezo, kuko barareba. Iyo umuhibere ukamwonsa ariko wijimye cyangwa unezerewe mu maso, babana bajya babikurikirana ku buryo rimwe na rimwe ushobora kumwonsa wijimye, ukabona umwana nawe ntabikunze, ararize. Burya iyo umwana amaze kugera mu biganza by'umubyeyi uri kumuremera resistance, ikindi gikomeye ni ukumuha icyitegererezo. Ni ukuvuga ngo
iyo amwonsa ubusabwa kugira isuku nyinshi, ukiyuhagira kenshi, ndetse no ku mabere igihe ugiye kumwonsa, uwo mwana akaba agiye konka, ariko byibura amashereka agiye konka akaba afite isuku. Ikindi gikomeye, ukamwonsa ukeye mu maso, umwenyura, kuko umwana icyo agaburirwa kikamuha icyerekezo kindi ni icyitegererezo. Hari inkuru imwe nigeze nasoma mu gitabo cyitwa no zampfa, muzasoma ku rupapuro rwa 29. Reka tugerageze gushaka aya magambo tuyasome, kuko tuzi ko benshi yadufasha. Banditsemo inkuru y'umubyeyi wareze abana benshi. Ni umubyeyi w'umudamu kandi yabareze. Mu by'ukuri umugabo we amaze gusaza, nta mutungo bari bafite, ariko abaha uburere, abaremera icyitegererezo, abaremera resistance, bakajya bananyura mu ngorane, agerageza kubakangura, abaha akazi, ku buryo ngo babaga bari ku mirimo yabo bafite gahunda, batuje, mu ngorane bashinyirije. Mwumva ibibazo, tubisomye muri aya makuru, mwumva ibibazo bagiye babaza uyu mubyeyi wari warabareze, bashaka kumenya byibura ngo benshi bavome byinshi bishobora kubafasha nabo mu kuzarera ababo igihe bababonye. Baranditse bati, uwitwa M. Komureti yavuze ku mubyeyi uhanye neza n'isomo yifuzaga gushimangira mu bwenge bw'abantu. Mu bushakashatsi yakoze ubwo yateguraga icyegeranyo yasohoye mu nteko ya 5 muri Association du Mariage Chrétien yabereye i Bois mu Bufaransa, uyu murezi ukwiye kwitwa iryo zina yaje guhura n'umupfakazi wari ufite abana benshi kandi bose batambuka mu isi bafite ikinyabupfura n'ubukristo bushyitse. Nuko amubaza ibibazo bikurikira. Uyu murezi yaje guhura n'umubyeyi, uyu mubyeyi yari afite abana, yari yarabahaye uburere, abarera atari kumwe n'umugabo we, kuko umugabo we yari yarashaje, abarera adafite umutungo, abarera aba bana ari benshi. Noneho uburyo abo bana bitwaraga ku murimo, uburyo abo bana babaga bafite ikinyabupfura, uburyo abo bana batambukaga mu ngorane, ngo yarabyitegereje, maze agirana ikiganiro n'uyu mubyeyi, amubaza ibibazo bikurikira. Aravuga ati, mubyeyi, ni uruhe ruhare wagize mu burere bw'abana bawe? Ni iyihe myitozo wabahaye ubategurira guhagarara neza muri ubu buzima? Komureti arakomeza agira ati, uyu mubyeyi wari warakoze uyu murimo w'indashyikirwa wenyine asubiza mu mvugo yoroheje ati, njyewe ntacyo nakoze. Arakomeza aramubaza ati, ariko kandi nanone bigaragara ko hari icyo mwakoze, kandi ko hari n'uburyo mwifashishije. None se kutari kumpa igisubizo byaba ari ibanga? Ni gute abahungu bawe ari abakristo b'ibitangarirwa? Nibo bishyize muri uriya mwanya wubashywe kuriya se? Abakobwa bawe baguwe neza, buri wese mu mwanya akoreramo, kandi bahagaze batyo bazengurutswe n'ingorane n'ibigeragezo by'uburyo bwose. Ntabwo aba bantu bari muri iyi myanya y'indashyikirwa, ntabwo batambukanaga ikinyabupfura cyangwa se ishyaka n'isheja, nta ngorane zihari, ahubwo n'ibibazo byari bihari, ngo ariko bakabinyuramo bashinyirije, nta kwiganyira, nta kwivovota, nta kwitotomba. Mbese ngo ibibazo byari bibazengurutse byari byinshi, ingorane n'ibigeragezo by'uburyo bwose, ngo byakagombye kuba byarabahitanye inshuro 1000, ariko barabitambukamo bakomeye, nta kibazo bafite. Uwo mubyeyi aramwenyura, maze asubirisha ikindi gisubizo agira ati, mbese kuri kumbaza utyo ushidikanya ubwenge n'ubushobozi by'Imana? Ubwo umubaza ntarabona igisubizo gitomoye, ahubwo ari kumujyana ati, none se Imana yarabikoze, ushidikanya ubwenge n'ubushobozi bwayo se? Undi nawe ati, nta gushidikanya, Imana niyo yacecekesheje imiyaga
kandi iturisha inyanja yari ivunduye yashoboraga guhitana urubyaro rwawe. Ariko iyo nawe utaza kuba maso ngo umenye iyo miyaga ituruka, nta cyajyaga kuzabuza inkuge kurohama. Uyu ni wa mugabo wamuguye nabi mu bibazo, nawe biragaragara ko hari icyo wakoze. Kuba maso ukamenya iyo miyaga ituruka si ikindi ahubwo ni ugusenga cyane. Uyu ni wa mubyeyi ati burya narasenze ndatitiriza, nibwo buryo namenye iyo miyaga iri guturuka. Uyu komurete arasubiza ati yego, ariko ndumva ibyo bidahagije. Ndatekereza ko nawe utirirwaga wipfumbase gusa cyangwa ngo wirirwe upfukamye mu rusengero uri gusenga. Nibyo wakoze ukajya wirirwa mu rusengero cyangwa wipfumbase gusa se? Wa mubyeyi azabiranijwe n'ibibazo byanjye ampishurira ibanga neza ati ubwo nari mbonye nsigaye njyenyine nyuma y'urupfu rw'umugabo wanjye wari unsiganye abana 10, kandi umukuru aribwo yujuje imyaka 15, ubutunzi bwacu ari ntica nikize, nahise mfata ingamba zikomeye kandi zihuse. Iya mbere, kugira ngo aba bana nzabashobore mbaho uburere n'umurongo ngenderwaho. Iya mbere yari gusuzuma umutima wanjye, maze kwigenzura nasanze nsabwa kwigorora mu buryo bwihutirwa cyane, nkagorora imibereho yanjye, nkivugurura nkaba mwiza kandi ngatunganya imibereho yanjye. Uhereye ubwo naratangiye kandi ubu ndakomeje. Uyu aramubaza ati ni ibyo gusa nibyo wakoze? None abana bawe se bo wabakoreye iki? Ko ari weho wari uri kubyikorera ugatunganya imibereho ukigorora. Abana bawe bari muri iyi myanya batambuka gutya mu ngorane nta kibanyeganyeza, bo wabakoreye iki? Arasubiza ati nta kindi nabakoreye, njyewe natunganije ingeso zanjye gusa, maze Imana itunganya abana banjye. Mbese ni ukuvuga ngo yatanze icyitegererezo, abana bakajya barareba gusa ibyo barebye bakabyigana. Kuko bavandimwe nshuti bakundwa, abana ntabwo biga. Ndasubira muri iri jambo, abana ntabwo biga ahubwo barigana. Iyo ukoze barakureba bakigana ibyo ukoze, kandi kuko akamenyero karema imico, ibyo bakunda kwitegereza birabarema, ahasigaye bikazahinduka imico yabo. Hano harakomeje hati nguko uko mu gutunganya imico yanjye, nguko uko mu gutunganya imico ye afashijwe n'imbaraga y'umwuka w'Imana, uwo mubyeyi yabashije guhinduka umurezi, yagwije ingeso nziza n'imbaraga zamubashishije kurangiza inshingano ye. Maze Imana nayo iragenda itunganya imibereho y'abana be. Kuko umwana rero atiga ahubwo yigana, ibi byatumye abera abana be icyitegererezo. Amaze kubabera icyitegererezo, abana ibyo bamurebeyeho, uko atigeze abarinda utugorane two mu buzima, akabaremera resistance kandi mu ngorane bakajya batambuka. Uko atigeze arema ubute mu bana be, ahubwo akabaha akazi, uburere yabahaye byatumye bahinduka indashyikirwa. Iyo dusomye mu gitabo bise ngo Guide pratique de la vie familiale, page yaho ya 524, tuhasanga n'ubundi urugero dushobora gukuraho isomo rikomeye ritubwira ko burya umubyeyi icyo akwiriye guha abana be kibanze nta kindi ni ukubaha icyitegererezo. Page 524 ho haravuga hati une famille de 4 personnes traverser l'Atlantique sur un grand paquebot. Ati hano handitse umuryango wari ugizwe n'abantu 4 ngo bari kwambukiranya inyanja ya Atlantique, bari mu bwato bunini cyane. Uyu muryango wari ugizwe n'aba bakurikira: le père, la mère, un garçonnet de 3 ans et un bébé de quelques mois.
uyu muryango wari ugizwe n'umugabo n'umugore n'agahungu k'imyaka 3 kandi bafite n'agahinja k'amezi make cyane. Or un jour que la mère avait couché les enfants pour la sieste de l'après-midi, son bébé criait au lieu de s'endormir. Ariko ubwo bari mu rugendo, uwo mubyeyi yaje gushaka kuryamisha abana be ngo basinzire ibitotsi bya nyuma ya saa sita, ariko ubwo yabagezaga aho baryama ngo ka gahungu kararyamye, ariko agahinja ko aho gusinzira kararira cyane. Exaspéré la mère secoua brusquement la toute petite elle menaça. Kuko karize kakamutesha umutwe, uwo mubyeyi yaje kubura amahoro bituma gakangara, arijima mu maso avuga ijwi ridatuje, ijwi ririmo ikizizi ati si tu pleures encore je te jette à la mer. Nukomeza kurirukantesha umutwe ndakuroha muri aya mazi. Uko niko yabwiye agahinja gato cyane k'amezi makeya. Ariko kuko umwana atiga ahubwo yigana, akana kitegereje uko nyina yijimye, kitegereje ijwi ritarimo ituze, ririmo gukankama, ritarimo ikinyabupfura, kakana kahise gaceceka karahora ntikakomeza kurira. Ererevi moment plus tard. Hano nari nsimbutse, ahubwo haravuze ngo elle sortit de la cabine. Abonye akana gacecetse yari sohokeye avaho yarari kubaryamisha, aragenda ajya kubana n'umugabo we baganira. Il vit un moment plus tard pour voir si les enfants s'étaient enfin endormis. Ariko hashize undi mwanya wa mubyeyi aragaruka ngo areba abana yabaryamishije, arebe niba baba bafite ibitotsi byiza. Or elle ne trouva plus le bébé sur sa couchette ni ailleurs. Ariko icyamutangaje yashakishije aho yaryamishije babana, kagahungu k'imyaka 3 asanga karahari karaho ngaho, ngo ariko kagahinja ko aho yakaryamishije arahabura, ngo areba hirya no hino ngo arebe niba kaba kavuye mu mwanya kakigaragura kakaba kavuye aho yakaryamishije, naho aragaheba. Le garçonnet aussitôt interrogé et répondit avec candeur. Amaze gushakisha aho sakabuze, abaza wa kagahungu ke kari incuke, ngo ariko ako gahungu kamusubiza nyigabo kati mama elle ne voulait pas dormir. Utaragenda utarasohoka karavuze kati ntiwari wavuze ko uramuroha mu mazi nakomeza kugutesha umutwe. Hano haravuze ngo mama elle ne voulait pas dormir alors j'aurais jeté à la mer. Wamaze kugenda yanyifata arayikomeza kandi wari wavuze ko uramuroha mu mazi. None nkuko wari wabivuze ntabwo yashatse gusinzira, ibyo wavuze urabimukorera, narangije kubikora utarahagera. Uyu mubyeyi yaguye mu kaga kuko uku yari yijimye, aya magambo yavuze yagize yagize ingaruka kuri aba bana bombi. Icyambere, kano gahinja kacecetse kitegereje uburakari n'igitsure cya nyina n'ijwi ritarimo kwihangana, karaceceka agira ngo ahari karatuje. Oya, ahubwo kari kitegereje imico idafatika itagira umurongo y'umubyeyi. Ikindi, igihe yavugaga ijwi ridafite umurongo, igihe yafataga ibyemezo mu magambo bidakwiriye, ka gahungu karumvaga, kandi ibi byagize ingaruka. Yasanze ka gahungu k'incuke kamaze kunaga murumuna wako mu mazi, kuko yaravuze ati ibyo mama ari bukore, ibyo mama ateganya gukora nibyo by'ingenzi, aho kugira ngo mama aze kuruha aragaruka bikora. Ubwo uyu mwana bafashe icyemezo cyo kumunaga mu mazi, reka mbikore ne kwirirwa ndarushya mama yagaruka yumva uyu mwana arira, reka munagemo, kuko umwana atiga ahubwo yigana. Ngibyo ibyo wa mwana yakoreye murumuna we. Bavandimwe bakundwa rero, burya iyo umwana amaze kuvuka uko agenda kura, icyambere umuha inshingano, icya kabiri ni ukumutoza, icya gatatu muri izo nshingano iyo uri kumutoza uramwerekera, icya kane muri izo nshingano iyo amaze gutandama uramuhana, icya gatanu ibyagiye kwerekeramo uramutesha. Ibi byose
ni amasomo ugomba guha umwana agakura afite umurongo kandi afite icyerekezo. Muri ibi ngibi amasomo akwiriye guhabwa turagerageza kuyasoma, wenda duhereye mu gitabo cya edikasiyo paje ya 244 edikasiyo banditsemo ijambo rikomeye rigira riti 244 mu gitabo cy'uburezi baranditse ngo ku rupapuro rwa 244 baravuze ngo la jeunesse abasore a besoin d'apprendre que vivre signifie travailler avec ardeur. Abasore bakeneye kwigishwa ko kubaho burya bisobanura gukorana umurava. Ubwo niba iri jambo muryumva neza, iyo mu byigisho ukwiriye guha aba basore ngo ukwiriye kubigisha bagacengerwamo no kumenya neza ko burya ngo gukora bisobanuye, cyangwa definisiyo ubusobanuro bwo gukora bisobanura nako kubaho bisobanura gukora ufite umurava. Attention, en prenant ses responsabilités. Mbese ibyo bavuze ngo kubaho bisobanura gukora, ni igihe uri kubaha bageze mu nshingano. Ubwo iyo uri guha abana uburere, icyambere ugomba kubigisha bakamenya ngo burya nta kindi, ijambo ubuzima, ijambo kubaho bisobanura akazi. Ugatangira ukabaha inshingano, kandi izo nshingano ukazigenzura ukamenya niba mu by'ukuri baba bazishyira mu bikorwa. Kuko mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 27 hari ijambo rikomeye cyane ritubwira ngo 3:27 haravuga ngo bikwiriye umuntu kuremererwa akiri umusore. Bikwiriye umuntu kuremererwa akiri umusore, yicare yiherereye kandi yihorereye kuko Imana yabimushyizeho ari umusore. Naho mu gitabo cy'urwambere rw'Abakorinto 7 umurongo wa 32 ndetse kugeza na 33 ho banditsemo ijambo rikomeye rivuga ko uramutse waburiye umubyizi ku musore utazigera ubona igihe yamaze gushaka. Oya, ari umusore ukabona ntiwamuhaye inshingano, ntazo yashyize mu bikorwa heba, ubwo amaze gushaka n'urugo ruzamunanira. Haranditse ngo ariko ndashaka yuko mutiganyira. Ingaragu yiganyira iby'umwami wacu uko yamunezeza. Ubwo ni iyobokamana n'inshingano mu iyobokamana. Iyo uri kubona abasore batazinjiyemo, ntacyo bari gukora, ntiyakwigisha umurinzi, ntajya aririmba muri korari, nta murongo, ntajwi, ntabwo ajya ajyamo, buri kimwe cyose ntiyayobora amateraniro, ntaho wamutuma ngo ajye mu cyate cyangwa gukorana n'abandi, ukabona mu by'ukuri mu mirimo y'iby'iyobokamana ntacyo akora, uzamenye ngo birapfuye. Namara no gushyingirwa byapfuye kare kuko nta burere nta n'umurongo yahawe. Noneho twihuta kugira ngo tuze gucungura n'igihe cyacu tugere aho tugiye gusoreza, asabwa kwirinda guteteshwa. Kandi ndababwira ingingo nyinshi zishobora kugaragaza uburyo watetesheje umwana. Icyakora iyi ngingo tutarayigeraho, ndasoma amagambo makeya mu gitabo cyitwa uburezi n'imirire myiza ku rupapuro rw'159 aho banditse ijambo rikomeye rivuga ngo 159 banditsemo ijambo rikomeye cyane rishobora kuba ryadufasha. Baravuga ngo ingaruka z'ubunebwe. Ingaruka z'ubunebwe baranditse ngo nta cyaha gikomeye ababyeyi bakora cyaruta kwirengagiza inshingano bahawe n'Imana maze bakemerera abana babo kubaho ntacyo bakora, kuko bidatinze abana babo bakunda ubunebwe maze bagakura ari abagore n'abagabo b'abanebwe kandi bimbura mumaro. Iyo bakuze bageze aho bagomba gutungwa n'ibyo bakoze bakajyanwa mu kazi, bakorana ubunebwe no kwivuvumanga
kandi bakumva bashaka guhemberwa amasaha banebwemo nk'aho bakoze imirimo bakiranutse. Noneho muri cya gihe babagariye ubunebwe, muri cya gihe mu by'ukuri ntacyo bakoze, ntibanatekereze ko bahombeje bosi wabahaye akazi, ahubwo inshuro nyinshi ugasanga bumva bashaka n'imishahara y'ibyo bakoze. Mu by'ukuri ibi bintu ni icyago giteye ubwoba. Niyo mpamvu niyo ari gukura ngo usabwa kubaha akazi, kandi muri ako kazi bakavunika bakaruha, ngo ukirinda kubatetesha. Ndetse ndasoma ingingo 5 zigaragaza kubatetesha muri iki gitabo. Iya mbere, kugaragaza ko umwana uri kumutetesha ni ukumuha isukari cyangwa se ibinyasukari, ari za biswi, amabombo ndetse n'ibindi binyasukari byose umuha, ujye umenya ngo burya umwana watangiye kumutetesha. Icya kabiri kiranga ko umwana uri kumutetesha ni ukwihutira kumuha ibintu byose asabye. Nshaka iki, ukihuta ubanguka kukimuha. Nkeneye iki, ukihuta ubangukira kukimuha. Burya wamutetesheje, umwana wamwishe. Icya gatatu kiranga ko umwana uri kumutetesha ni ugushimagiza ibyiza yagezeho ariko ari kumva. Birumvikana ko umwana ashobora kugira ibyiza akora mu burezi bwawe, ibyo uri kumutoza akagenda abishyikira, abikora, abishyira mu bikorwa, ariko iyo uri kubona icyerekezo kiri kuza, ukwiriye kwirinda kumushimagiza ariko ari kubyumva, kuko ni ukumutetesha. Ikindi cya kane kigaragaza ko uri kumutetesha ni ukuvugira intege nke z'abantu. Niba abantu bakuze bagize intege nke, hakaba hari aho bahemutse, uko bagize intege nke ukajya urabivugira imbere ye kandi ari mutoya, ubu mwononye, kuko abazirikana ko gukora ibyaha ari akamenyero, kuko n'abamusumba babikora. Noneho icya nyuma ni ukuvuga ko uri bumuhane yakosheje, kandi wavuga ko uri bumuhane ntubikore. Noneho dusoza mu burezi n'imirire myiza 164 haranditse hati 164 ho haravuze hati buri mwana niyigishwe ubupfura, yige kugira impuhwe, yige urukundo, kugira ngo imbabazi n'urugwiro no gukabakabwa bizamuke, no gukabakabwa n'ingorane z'abandi bigende bikurira muri we. Ndatanga urugero hano, batanze urugero rw'uwitwa Rebeka, uburyo yitaye ku ngorane z'umugaragu wa Aburahamu iyo yari agiye gushaka umugeni, amushakira Isaka mu miruho yari yakoze, inyota yamwishe. Mu by'ukuri igihe yasabaga amazi uwo mukobwa yarayamuhaye, ngo akora n'undi murimo uri sipesiyali wihariye uwo musaza atari yamusabye, kuko yaravuze ngo ntabwo ari wewe ufite inyota gusa, ahubwo nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ubwo rero birumvikana ko dukwiriye gukabakabwa kandi tukigishwa kwitangira abandi. Ni birebire kwitangira abandi, ndetse turamutse dusomye hano haranditse ngo uwo mugaragu arirukanka aramusanganira, aramubwira ati ndakwinginze mutuzi ku kibindi cyawe nkweho. Aramusubiza ati databuja nkwaho. Atengamatira vuba ikibindi cye, aramuha, aranywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ayasuka mu kibumbiro, arirukanka, yongera kujya kwiriba kudahirira, adahirira ingamiya ze zose. Nitangirira igice cya 24 uhereye ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20. Ibi bigaragaza ubwitange, ndetse hari n'ikindi yagaragaje, ni ukugira ikinyabupfura ndetse no kwakira abashyitsi, kuko yagize kwitanga. Aravuga ati iwacu haraho mwarara, rero mwe kurara muri kugenda ijoro ryose, kandi mwe kugira impungenge, dufite inganagano z'ingamiya, ntabwo ziri burara ubusa, ziri burye, kandi namwe dufite aho kubaraza, dufite n'ibyo turi burye. Noneho abana bakwiriye no guhabwa
ibyigisho byo kugirira abavandimwe babo, abaturanyi ndetse n'abandi bantu muri rusange, kubagirira urugwiro. Igiti gikura kikiri gito bavandimwe, ibyo umuntu yabibye nibyo azasarura, kandi ayo masomo uzaba warabahaye niyo azakuruhura unageze mu zabukuru, kuko uko azakura uko niko azabamo intwari, niko azabavamo ingirakamaro, akakwitangira umaze gukura, akitangira abandi, akababera umugisha, kandi no mu itorero akagira icyerekezo cyo guha umurimo cyangwa se akagira umumaro wo guha umurimo w'Imana icyerekezo. Mureke tumenyere gutanga uburere, turere neza, Imana ibidushoboze, abana bacu mu by'ukuri tubabere abarezi beza, kugira ngo bazashobore kubera abandi ingirakamaro, bashobore kuba umugisha, ndetse no mu gihugu bategerezweho byinshi byiza kugira ngo bazabe intwari, kandi biduhe icyizere cy'uko nubwo twaba tutagihari, mu by'ukuri mu buzima bundi tuzaba dusize intwari, kuko ushobora kugenda ariko ukaba usize izina bitewe n'uwo wabyaye. Ngaho rero tubiharanire, imiryango yacu tuyihe icyerekezo, abana bacu tubarere neza, kugira ngo tuzasige intwari n'imfura mu isi, ku bwa Yesu umukiza wacu. Amen.